Haleluya. Haleluya. Nitwa Flerette utwizihize. Iwacu ni Gisenyi, Rubavu. Ubushize ku cyumweru naje mvuga ati uyu munsi navuye iwacu mbabwira ati ngiye kwa Pastor Julienne mpora mubona online nkaba mfite icyifuzo basi cyo kuzamubona. Reka ngeyo ku cyumweru ku kwezi kwa 9 hari ibyifuzo nandikiye Imana. Iyo mfite ibyifuzo ndabyandika. Ndabati Imana basi reka ngeyo ngiye kubikubwira kwa Julienne nzi neza ko nimpagera nzahabonera ibisubizo. Naraje wavuze abashyitsi ntawavuga bo mu ntara ariko nyine icyo gihe naramanitse mu bashyitsi ndatuza sinabonye ko nshima Imana kubera umwanya ariko ndavuga ati igihe cyose bizankundira nzanyaruka ngaruke nshima Imana nyibwire n'ibintu byinshi yankoreye uko mundeba uku mfite amashimwe menshi ariko ntago nayavuga ngo nyarangize ariko hari amashimwe agera kuri 2 abyiganira mu mutima wanjye. Nigeze gusaba Imana nakoze impanuka akaguru bashyiramo sima ku bitaro nasuwe n'abantu benshi mu buzima bwanjye n'ubwambe nari mbonye abantu benshi bansura ndabati ngwenda uru rukundo abantu banyeretse ningira umugisha akakaguruka kongera kugenda nzashima Imana imbere y'iteraniro ry'abantu nzakora ibikorwa bihambaye nzasura abarwayi mfasha abakene ibintu birenze ubushobozi bwanjye ndabati nziyemeza nishake nzaburare ariko nzabikora ibyo mparanira. Uwo n'umuhigo nahigiye Imana ngize umugisha ndakira kandi sinatakaza akazi mu kazi n'ubundi ndakomeza ndakora ngize umugisha rero wako kazi ndavati Imana umushahara wanjye wa mbere nzawugushimiramo. Kintu nakoze naguze bodaboda izi nkweto z'abana nzijyana ku muhanda hari abana barara mu mihanda kuko nakoraga akazi n'ubundi ko mu mihanda ndagenda nziha abana ngura amakayi ngura n'amakaramu nta n'ibihumbi 5 nigeze nisigariza. Ndaravuze ati hari abantu babayeho nabi narababonaga nkareba abantu nasize mu bitaro bababaye ndavuga ati nanjye reka njye gushima Imana nkuko nabivuze narabikoze bintera inyota noneho buri gihe akaba ari byo mbamo noneho ngira umugisha abo bana uko mpagaze uko mfite imyaka mike ariko ndera abana 13 abana 13 mbitaho kandi ntago mwembera amafaranga menshi ntago umushahara nkorera ari mwinshi pe. Abana 13 harimo umwe w'uruhinja namufasha afite ibyumweru 2 mama we yapfuye ubu ngo bagiye kuzuza imyaka 2 kuri 22 agiye kuzuza imyaka 2. Ntago abantu benshi batekereza ko namugeza hageze wenda abantu banzi barabifite umuryango witwa GIRANEZA wigendere niko nawisi navuze ati namashimwe nkwiye guha Imana kuko mbona ntacyo naha Imana ngo nyishimire abo bana bose ndabarira noneho wenda kugira ngo nihute turi mu gihe cy'amasomo narafashe nandika urupapuro wenda sinarusoma ariko zori nguru ndarugendana narafashe ndagwandika mbwira Imana ibyifuzo byo muri uku kwa 9 tugiye gutangira amashuri. Imana ntakomeze amafaranga narayabuze kuva natangira gukorera Yesu nukuri nahuye n'intambara nyinshi kuva narakiriye agakiza nukuri Yesu arakora mujye mwiringira Imana irakora. Narasenze ndayibwira ati ibyifuzo mfite ahangaha nubinsubiza nzahagarara hano muri Grace Room nshime. Naje hano rero nubwo iminota ari mike munyihanganire nshime nukuri ndi hafi gusoza. Icyo gihe ku cyumweru naraje bigwira Imana ati nta bikoresho mfite nihagararaho cyane pe sinjya mbwira umuntu ikibazo cyanjye kuko bazi ko mfite amafaranga kubera ukuntu mfasha abana kandi ntibazi ukuntu ari ukwihiringa. Mfite perime hari igihe njya gukora ibiraka by'ijoro byo gutwara abantu babanyweye inzoga kugira ngo mbone amafaranga yo gufasha abo bana. Curuza imipira yanditseho GIRANEZA wigendera wenda abantu banzi bo barabizi kugira ngo byibuze mbone amafaranga yo gufasha abo bana. Noneho ngize umugisha ndavuga ati reka nsengera icyo cyifuzo n'ukuri naragisengeye maze ejo hageze ndavuga abana bagiye ku ishuri mfite umwe wiga muri interi noneho ndavuga ati barajya ku ishuri koko nta bikoresho ndavuga Mana ko nagukoreye ko nakoze byinshi nigo mwe nkiri mutoya mfite imyaka 23 kandi maze imyaka 4 nkore iyo mirimo ndavuga ati Mana mfasha basi mbona uyu ugiye muri interi abandi ntago bambabaje sizi ukuntu nari nicaye ndarira ndasenga hashize umwanya ndaceceka ndavuga ati ndabizi ko Imana yanyumvise abantu dukorana barabibonye. Noneho mbona umuntu ntari niteze ko yamfasha abarambwiye ati ndabizi urwana intambara nyinshi muri iki gihe akira amafaranga urebe icyo wakorera abana nukuri umutima wanjye waranezerewe mbura uko mbigenza ndapfukama. Hano hari umwana w'umukobwa witwa Blessing duhuje inzozi yahaguruka wenda nawe mukamubona yicaye hariya
niwe wanteye inyota yo kuba nakumbura aha hantu kuze yakundaga gupostinga ngo isaha yageze ndanabimubwira ati umunsi nugera nanjye nzaba ndi hano kuko nabafasha abana n'ubu impamvu nicaye hejuru naje ntinze tuvuye guherekeza abo bana bagiye muri interina naramubwiye ati ntakomeza ariko turafatanya abana bige ndashima Imana cyane abo bana bagiye muri interina kwiga n'abasigaye nizera ko Imana izabikora rero pastor yavuze ngo hari abantu bafite amashimwe afatika iryo jambo ngira ngo yanyongoreye ngiye nagize ngo yabyumvise ko yavuze ngo iminota yagenda vatumana koko ndataha nashimye ndashima Imana ko byakunze ndavuga ati mfite amakayi iduze nimwe n'amakayi 6 ariko nayazanye ni haba hari umwana hano udafite ibikoresho wenda yarabuze iyo kayi bayamuhereze nawe azajye kwiga murakoze buretse gato garuka come back witwa nde Fleurette witwa utwizihize Fleurette rero nta guhisha sibyo ntuduhishe ufite imyaka ingahe mfite imyaka 23 navutse tariki 10 z'ukwa mbere 2001 23 years of age ufite imyaka 23 yego ubana n'ababyeyi yego ndabafite babiri barabizi ibyo bintu ukora nabo byarabarenze papa aranamperekeza wumva ikintu gikomeye papa aramperekeza n'umujyanama wanjye ukomeye yabonaga nkureba online ndakafasi uyu mu mama ko yatwaye amarangamutima ndabwira mbabwije ukuri ngize n'umugisha wo kumuhobera nzaza mbibereke ngaho ngwino umuhobera imanuka hari uzo This is a 23-year-old. She's taking care of so many babies. She's taking care of so many children, you know. She's a very young lady and she has got a heart of compassion. God has been faithful. This is a vow that she made to the Lord when her leg broke and she said, God, if you heal me, I'm going to help the helpless, and here she is fulfilling her vow. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana, ntakikunanira, ntakikunanira, icyo nzi n'uko iyo utegetse ngaho murambura amaboko yanyu mu musengero umugisha. Let's pray for her. muvuge ngo Imana imukomereze amaboko mu izina rya Yesu. May the Lord establish you in Jesus' name. ninde wumva akozweho? How many are touched by her testimony? Alright. Rero uyu mwana turaza Grace tumeza kuba partner wiwe. We are going to partner with her ministry. Ndabizi buri umwe wese aravuga ndumva nshaka kumufasha sibyo? Everyone feels you want to help her. Mana yanjye we. Ibi nanyongoreye ntago bibaho. Yagize neza kutabivuga. Umva rero mbabwire. Uyu ni umwana ufite ababyeyi, ufite se, ufite mama, ufite nabo barashobewe. She has parents on the Icyo afite ku amazed. mutima si umurimo w'Imana. She has the work of God at heart. Umuntu wese washyize ukuboko hejuru nibyo bindi mpora mbabwira. Niba uyu yafata uruhinja rw'amezi rw'umwaka rw'ibyumweru 2 bakamwemerera ababyeyi akarurera akabagejeje ku myaka 2, umwe ashobora gufata pampa undi ashobora kugira ikindi n'ikindi n'ikindi.
murabona impamvu duhora tuvuga ngo aba partners. So icyo turi bukore, Grace Room iraza gupartnaringa nawe, agiye kwicara hari avuganye na Pastor Anita, ibintu byose araza kubikoraho. Umuntu wese waba ukurikiye online, waba uri hano, turaza kubikora neza, sibyo? Yes, kuko urumva Grace Room irakurikirana ibintu byose uko ifite abantu bashinzwe icyo kintu gusa. So tubikore hamwe nka Grace Room, tubicishe muri Grace Room, hanyuma dufashe uyu mwana. Birashoboka? Tuzapartnaringa nawe. We want to partner with her, and if you feel like helping her, let's channel it through Grace Room and we'll partner with her. Pastor Anita is going to get all the information. Ndabikuvugiye ngaho genda umusuze nawe. Go and greet Pastor Anita. Genda gahoro, mumujyane gahoro. Oh, Jesus, mbwirira ukwegereye ngo umurimo urahari kandi nawe wabikora. The work is there and you too can do it. Jesus Christ. Avuze ngo afite abana bangahe? 10. 13. 13. Yes. Uzi umwana umwe icyo bisaba? Uzi babiri icyo bisaba? Uzi batatu? Umwana ujya gukora akazi nijoro kugira ngo abone uko agaburira abana, abone uko abahereza ku ishuri. Ubaje amaze kubohereza he? Ku ishuri. Mbabwire Grace Room mureke dukorera Imana. She's taking care of 13 children. She even takes an extra time to go driving at night, drive people at night, so she's able to get enough money to take the 13 children to school. Can we raise up and serve God? Dukorera Imana. Grace Room dufite aba partners, abantu biyemeza ikintu buri kwezi ashoboye. Ushobora kuvuga bitatu, ushobora kuvuga 500 y'amanyarwanda, ushobora kuvuga 100,000, ushobora kuvuga miliyoni, biterwa nuko umufuka umeze gute, ikintu wumva wakubahiriza. Abo nibo ba partners. Mu byukuri turaza gutegura n'umunsi wa partners, tugira umwanya wo gusenga no kugira ibintu tuvugaho. I tell you, nk'ubu ibintu bireba ama mutuelle de santé, ntimushobora kumva ko tugomba gukomeza. Ejo bundi twatanze mutuelle z'abantu 1000, ariko still nkumva ni bakeya. Tugomba gukomeza kubikora. Twafasha abagore 100 hariya Nyabugogo, ntushobora kubona basigaye bavuga ngo mwantabaye nanjye nkajya kubona aho ntereka ikintu nkakora. Ariko dufatanyije twabigeraho, kuko ni twebwe leta, sibyo? Ni twebwe leta, abo bana ni twe bareba, ni twebwe. Oh Jesus. When we talk of Grace Room partners, we are talking of people who have decided to give part of their money, that which you're able to give. It can be 1,000 Rand francs, it can be 1,000 USD, it can be any amount that you'll be faithful to giving per month, and actually we'll be able to organize a partners day, pray together, share some things together. You know, we are the government. The other time we told you we're able to give medical insurance to 1,000 people. We were able to give capital to 100 women, but still we had a lot of them that were pleading for the same help. So if we can stand together as partners, we can do more. Dufite abandi bategereje kujya mu bintu by'imyuga vuba cyane. Dufite abandi nanone ofete dora dufite ama list ategereje. Ariko niba ushobora kubona umwana wa imyaka ngahe? 23 uru n'uruhinja, sibyo? 23 akavuga ngo nabafata nabishobora, nakora ijoro nkatwara abantu basinze, ariko ejo nkabona amafaranga agira gute? Wowe wakora ibirenze gute? Ugabanyije gato kuri internet ukoresha, ureba gusa ibintu biraho, ugize gutya. Reka dufatanye, gira ikintu uvuga ngo ku kwezi nzajya ntanga muri Grace Room gutya, hanyuma tumenye ngo muri Compassion dufite aba partners 60, dufite aba partners 100. Icyo gihe biroroshye. Abo dufite kuri liste benshi twamenye uko tugenda tugira gute tubafasha. Bakunzi bagira neza Wigendere TV, iyo dushima Imana suko dukijijwe cyane, suko tuzi kuvuga, suko tuzi kwiyerekana, ahubwo tuba dushima imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye. Nkuko mubireba abo niba abana 13 bose hamwe, n'umwe mutoya mwamubonye arimo, muraza kugira ngo mubone no kwifoto. Turabasohokana mu gihe cya vacances kugira ngo tubakansalinge, kuko abenshi ni imfubyi, abenshi n'ababyeyi bafite, kugira ngo bataguma gutekereza ibintu byinshi.
kandi dukomeje kubashimira dore ngabo n'aba mwana mutoya ari imbere mwakoze cyane gukurikira iyi video mukoreshe ya like na comment n'inkunga ikomeye cyane murakoze